mwaramutse witwa nde Nyiranizeyimana Marita Nyiranizeyimana Marita Nizeyimana Marita aha uturutse mu mudugudu wa Gisasa umudugudu wa Gisasa akagari Kangara Bombogo kwa Nyamutera Inosa ariko yitwara mu gitifu n'akara karere ura murenge waramunaniye hariho bamwe mu bayobozi mbona nkibaza ikintu bakibari mu gukora mu bayobozi nacyo bikancisha twarangiza tugafata politiki y'igihugu tugabango umuturage ku isonga ukibaza niko giti nimba umuturage w'ubwawe waryamye ugasinzira reka bimwibwire we akirimo asiragizwa n'ubutegetsi ibyo bintu mwumva biri fair reka umuturage bimwibwire tubwira ikibazo wagize mu buryo bwimbitse ikibazo kodesha n'umuntu inzu wakegera ko kantu kari ugomba kukegera yego nagize ikibazo ufite imyaka ingahe imyaka 26 26 ufite abana bangahe babiri ku mugabo umwe yego murabana umugabo wawe ntaho hari wakegera iyo mikoro ariko ibindi wijya muri ayo madetaye yandi none se mama reka nyirizina tubwira ikibazo cyawe n'uwo mugifitanye n'igihe cyabereye byagenze bite wakozesheje inzu yitwa nde we yitwa Mukankuranga Josephine Mukankuranga Josephine inzu yayikodeshaga ngahe 2020 yego hanyuma byiza kugenda gute nyirizina tuguhaye rugari rutari rwa Sumani ariko ntugaseke mu bibabare tuguhaye rugari rutari rwa Sumani banza utatura ikibazo cyawe uko kimeze uko cyakabaye uko byagenze najya gukodesha mu Statoto turazikuraho ngende nandika gusa twagiye jewe nakodesheje na Mukamuranga Josephine inzu egera iyo mikoro yego nabikubwiye nakana ngo njya kubikubwira bwa kabiri none yego none ngezeho hashize yarangije ukwezi kwa arambwira ati ngenda shaka inzu yanje ndangije ndamubwira ati rero ihangane mbanze nshaka inzu ninyibona nzahita nguha inzu yanje mu byukuri harenze iminsi 15 ntiyabasha kwihangana mu bangendereraga umwe ni waje kunsura hageze arampamagara arambwira ati se mama Bianca ko nageze wawe nkasanga inzugi n'amadirishya babikuyemo hakaba hasutsemo umucanga nkabona ibikoresho ntazi uko bimeze bite ndamubwira icyo gihe wagiye he inagiye guhiga indi nzu kuko ari yansabye inzu ye ko ayishaka yego none ngiye nkihagera numva nkubiswe n'inkuba gusa hagati aho yarambwiye ngo ntabwo uzaburana n'amafaranga ngo uyatsinde kabiri ngo ntaho uzajyana ikirego cyawe ngo bacyumve kandi ngo iyo mana data n'umwana n'umwuka wera buri gusenga ngo izakuburanire koko nitabaje inzego z'ibanze ntizanyumva nagiye kwa Mutwara Sobo baranantuka mbese bankiraho n'ibyaha ngo aho ugiye hose ngo uhavutishenga ibiki n'ibiki mbese bampindura umunyamafuti iyo nzu arikodesha igihe kingana iki naye nishyuye amezi abiri wayishyuye ku itariki zingahe wagomba kuvamo ku itariki zingahe kujya tugendana njye nayishyuye mu kwa mbere tariki zingahe itariki 13 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2025 ugomba kuvamo tariki 13 z'ukwezi kwa mbere ukwezi kwa gatatu 2025 aha nibwo yagombaga kongera kwishyura yego nyine ubwo ariko agomba kongera kwishyura icyo gihe rero iyi nzu Mukankuranga Josephine ari gukodesha mwari mufitanye amasezerano sibyo nta masezerano mwari mufitanye wayikodeshaga 2020 cyitwa ari amasezerano ari verbale aremerwa wayamaye kuri mobile money wayamaye mu ntoki oya aya mezi abiri ujya kuyikodesha aya wayishyuye kuri mobile money cyangwa ni cash oya namuhaye cash wamuhaye cash ntimwagira n'amasezerano mwari muziranye baratse gato papi baratse mwari muziranye ku buryo ufata 40 mbihereje Mr Tonto nuye mu murenge wa Remera haruko ziranye nawe subwa mbere umbonye mu buzima bwawe subuki ukimbona nje gukodesha inzu za Mr Tonto none fata 40 ubwo ngubwo ngenza amara amezi abiri igihamya kigaragaza ko ayo mafaranga 40 ari byo amaye utamaye kwezi kumwe nukuye niho najira ko yaje kuwukura mu nzu ryari
yego ubwo we yaraje akimara kuza ndumva ukwezi kunaye kuri hafi no gushira oya ibyo ndi kukubaza ntabwo ari byo umubajije ntabwo ari byo uri kunsubiza nakubaje ngo nyirinzu kugira ngo agukure muri iyo nzu yayigukuyemo avuga yuko utishyuye iyari kubera iyo mpamvu ayo mezi abiri yarashize wishyura yego urakomeza urishyura oya ni ukuvuga ngo yaraje arambwira ngo ndashaka inzu yanjye ryarisi yaje mu matariki yo nko mu itariki 10 hafi aho ngaho amatariki 8 z'ukwa kangahe z'ukwa gatatu akubwira ko impamvu ashaka inzu yari iyihe mpamvu yaraje arambwira ngo arashaka inzu ubwo hagati egera iyo mikoro yakubwiye ko ashaka inzu yo wongeye kundi kwezi cyangwa wari wabuze ubwishyu we nyine ubwo yaraje kunyishyuza sinabasha kugira ute kubona ubwo bwishyu ngo wabuze amafaranga yego aha very good wabuze amafaranga rero y'iyo nzu wari umaze igihe kingana iki cyangwa se igihe wari wararengejeho cyo kwishyura inzu cyari kirenze igihe kingana iki harenze ibyumweru 2 iminsi 15 pirive warayihaye sibyo yego hararenze warayihaye nyine warayihaye noneho rero araje akubwira ati rero Marita ndashaka inzu yanjye dore ntabwo uri kwishyura ubwo n'ubwo ngo pirive yawe yewe yarakuretse yarigeze birangije rero bigenda bite rero ubwo araje we yaraje ahita akuramo inzugi vuga cyane ariko bikora yaraje akuramo inzugi n'amadirishya amenamo n'umucanga ibikoresho byanjye byose bikirimo wagaragarije ubuyobozi bwa abantu bari kuvuga kuri kuvuga gake wa mugani wabo sinzi impamvu kuvuga gake no kubera nawe ikibazo giharura kibona yego afite umwana kwegera nuko biragugoye cyane baraza kwihangana babyumve gutyo so ikibazo cyawe kimenyesheje izihe nzego ubona ibyangirikiye muri iyo mbere yuko byangirikiramo we wari urihe aza gukuramo izo nzugi ntabwo nari imari nagiye guhiga inzu waragiye gushaka indi nzu ntabwo njye nari imari indi nzu wari kwishyura iki kandi wabuze nayo kwishyura ukwezi iya mbere wari urimo njye nayabonye kuko ntabwo kuvuga ngo hari banki mfite hari Kimironko hari Amisa Microfinance ndagenda bakangurizamo amafaranga kandi n'ayo mafaranga nyine wari uyafite yo mu matsinda okay so reka tubyihorera ibyo ngibyo nyirizina kuri ubu mu nzu yawe kuki yagiye kumenamo iyo micanga gakora izo nzugi atabanje gukuramo ibintu byawe cyangwa kumenyesha ubona yarabitewe n'iki kabiri ubuyobozi wabibwiye bwabikozeho iki nta kintu bamfashijeho bampinduye ko ndi umunyamafuti ibintu byinshi cyane bamwe baranantuka ngo nguri marine nguri mayibobo ngumva ngo ngucuruza ngo amagi n'ubunyobwa ngo ntago watunga amafaranga ngo nta n'ikintu na kimwe wagira nguri marine uri mayibobo yego abaturage oya aravuga ba mudugudu abayobozi yego komeza yego none icyifuzo cyawe kuri ubu ni iki njye ndashaka kurenganirwa ni ukuvuga ngo njyewe nta gikoresho na kimwe nigeze mpakura ubu gutya yarabifatiriye se yabimenyeho imicanga ni ukuvuga ngo bikimara none se wowe ndaguhijyanyabyo ibyo waretse gatoya mama yego ngende kukubaza ikibazo ntabwo uri kukinsubiza yego ndakunda wari utunze iki mu nzu iwawe harimo ibikoresho byo mu nzu harimo televiziyo n'amatera na televiziyo byose bimenyeho umucanga byose birimo ubu ngubu biracyari se bimenyeho umucanga ntabwo byose sinzi niba byose cyangwa yarabifatiriye byose iki kibazo muhamagara nawe iki kibazo kiri the same ya kimwe cyabaye jabana ya wa mugabo basakambuye inzu ibintu byose byo mu nzu bikangirika akambwira ngo arega aho yumva ashaka wa mugabo yaje gufatwa n'ubuyobozi bw'umurenge baramufunga uzi icyaje kubaho cyakora harakabaho inzego z'ubuyobozi babashije gukora mediation amuha amafaranga aruta yakodesheje iwe ubuzima bwe bwose kuko mu rwego rw'amategeko icyo yari yakoze bakita violation à domicile
ubundi ntabwo biba byemewe mu mategeko, ntabwo biba byemewe. Mama buretse gato rushaka kubaza gatoya Marita, urabyumva? Reka nkubwire iki tegeko riteganya Mr. Tonto. Turi mu gihugu kigendera ku mategeko, turi mu gihugu gifite ubuyobozi bwubakitse neza. Urenganiye ku mudugudu warenganurwa n'akagari, urenganiye ku kagari wajya ku murenge, urenganiye ku murenge wajya mu karere, urumva, cyangwa se muri RIB na muri polisi. Ariko nta nubwo nyirinzu aba afite uburenganzira ku mutungo wo ku mutungo w'umuntu ntavogerwa. Hari icyo bita kutavogera uburenganzira bwa muntu, icyo bita mu ndimi z'amahanga violation à domicile. Kuko ngewe nize ibintu bijyanye n'amategeko, urabyumva? Uyu mubyeyi ntago bari kuza gusakambura inzu ibintu bye birimo ngo bamenemo niyo micanga, bari kuzana ubuyobozi either bw'umudugudu either bw'akagari bagakora buretse gatoya. Iyo opinion ntago ndayigeraho. Yego nicyo niyo mpamvu nakubwiye ngo ndahamagara nyirinzu, ndamuhamagara kugira ngo naze kuza muri iyi nkuru ejo na mudugudu ndamuhamagara cyane. Nabo ndabahamagara nimba mudugudu atinyuka kubwira umuturage ngo wowe uri Marine ngo kubucuruza ubunyobwa, ariko biragutunze bamutekana. None se mama, tujye dukomera dukomere n'ingasira hangana n'itangaza makuru, niwe wizanye hano muri studio. Ndakubaza ikibazo cyoroshye cyane, kuki wowe ubwawe aho nyirinzu agera ku rwego rwo kugira ngo akureho urugi, we ntabwo wari waranze kuva muri iyo nzu? Ntabwo nari naranze kuyivamo. Yego nta kindi kibazo nongera kukubaza, telefone nizo zigiye gukora ubwo ngubwo rwose. Goma aho ngaho. So iyi ni Fine FM 93 n'igice kimwe. Twakiriye umubyeyi ututse mu murenge wa Bumbogo, afite ikibazo avuga ko yaje gusohorwa mu nzu cyangwa se gusakamburirwa inzu bakamenamo imicanga, ibintu byo bikononokera mu nzu. Ase nyiri iyi nzu we ibi koko yakoze byaba ari byo? Reka nawe tumushake ku murongo wa telefone. Harya yitwa Mukankuranga Josephine. Mukankuranga Josephine, ase umuntu w'umubyeyi. Mukankuranga Josephine, waramutse neza? Waramutse. Na mahoro. Yego, njyewe nitwa Mr. Tonto. Yego. Ndi umunyamakuru hano kuri Radio Fine FM, ndi kumwe na mugenzi wanjye Ndahiro Valence Papi. Yego. Turi mu kiganiro cyitwa biravugwa. Ujye cyumva icyo kiganiro? Icyo kiganiro. Yego. Turacyumva. Yego muracyumva. Nicyo turimo. Umuntu witwa Nizeyimana Marita waba muzi? Jewe turimo kuvugana. Yego. Jewe turimo kuvugana ndi Nkejimye Emmanuel, Mukankuranga Josephine n'umugore wanjye twari twagiye kwa muganga. Yego. Noneho ariko ndamubonye, reka muguye muvugane. Okay, mumpe nta kibazo. Josephine, waramutse neza na mahoro? Hello? Oui, waramutse neza na mahoro? Twagiye kwa muganga. Wakigiye ku ruhande gato tukavugana umunota umwe kubuhagije. Jya ku ruhande gato hatari urusaku. Nakumvise none. Okay. Ni Mr. Tonto muvugana hano kuri Fine FM, ndi kumwe na Ndahiro Valence Papi, turi mu kiganiro cyitwa biravugwa. Ntukizi icyo kiganiro kizi? Ndakizi. Okay, ukizi ibiki? Nizi ibiki? Waba ukizi mu bijyanye n'iki? Mu kijyanye n'ibirego. Okay. Mu kijyanye n'ibirego. Okay. Umuntu witwa Nizeyimana Marita waba muzi? Ndamuzi. Uyu muntu mupfana iki? Uyu muntu yaje iwanjye ari umupangayi. Yego. Anyishyura ukwezi kumwe. Amaze kunyishyura ukwezi kumwe kuri telefone nagiye nk'uko nguko. Yego. Nahari. Ndamubwira nti nta muntu wishyuriza ukwezi kumwe ubundi nta mezi abiri. Yego. Arangije arambwira ati aho nabaga bansohoye mu nzu, mbabarira umfashe ne kurara hanze n'abana. Yego. Ndamubwira nti rero ubundi nta muntu ujya mu nzu nyirinze atamwereka inzu uko yayisanze akaba ariko azayisiga. Yego. Arangije aratakamba, ndamubwira nti ngaho iyi amafaranga yohereza kuri telefone kuri 13 z'ukwezi kwa 12. Yohereza hangahe? Uri kunyumva 2020. Yego. Noneho kubera ko nangira abona mu mujyi buri muntu wese abagenda ajya guhigahiga. Kandi ntikiba mu gipangu kimwe. Yego. Kaciyeho n'ukwezi rwose ntakibuka n'itariki yagiriyemo.
ndagenda ndamubwira nti rero ngo njye kukubaruza ngiye ndimubwiye arangije nambwira ati mfite gahunda yo kugenda ariko nubwo ufite gahunda yo kugenda waza nkajya kukubaruza uri kubyumva yego ukazagenda bigaragara ko wabaye mu mudugudu muri iyi sibo umugore aciye kadati ndagacika amaguru ese nturibuka igihe wagiye mu nzu ati ndabyibuka ndamubwira noneho nyandikira inyandiko kubera ko naramaze kumenya amakuru yuko ahantu hose abaye agenda abeshyira abantu ngo baramwibye birangira uri kubyumva mwinginze ndamubwira nyandikira agapapuro k'amasezerano y'iki y'ubukode twagiranye yego n'amafaranga arangije ndamubwira nti rero ubwo cyo gihe yikoze ari kuri 13 n'ubundi z'ukwa mbere iyo ayo masezerano yarayanditse urayafite ndayafite pe ndayafite ndamubwira nti rero none rero ishiriraho priyave wumva ushaka uzaba wamviriye mu nzu nkuko uvuga yuko ushaka kugenda mu burenganzira bwawe umugore yiha iminsi 7 yiha iminsi 7 ubwo rwose n'inyandiko ye irahari na kiritire yiwe iminsi 7 uzaba wabonye inzu nzaba nayibonye noneho birangira bigera kuri 20 z'ukwa mbere yego bigera kuri 30 z'ukwa mbere bigera mu kwa kabiri niyambaza ubuyobozi bw'abanyesibo abanyesibo baraza bamuha iminsi 15 iminsi 15 irarangira umugore yanga kuva mu nzu abanyesibo barambwira ati rero turiya mugore uri kubyumva ahantu hose abaye n'umweskoro yishura ukwezi kumwe akaba mu nzu umwaka ati ubundi yarangiza ati harimo yabeshyeye yuko ngo yamwibye amafaranga ngo yamwibye ibiki n'ibiki ndamubwira nti ngiye uko biteye umugabo wanjye w'ubwanjye ariyo twe twajyanye kwa muganga aramusanga aramubaza ati se muvandi urumva wifuza iki ngo najye kubibaza inka Nyabugogo hari abapangayi mu gipangu baturanye nawe babana muri icyo gipangu baramubwira ati ariko nta garuko ryakagombye kugenda niba nafite ikibazo wakivuga ariko nta garuko nuko bimera ngenda njya mu nteko nagiye no mu nteko y'abaturage bagisasa ngiye mu nteko uri kubyumva ndabivuga barambwira ati nta kintu twagufasha uwo muntu ntiwamwanzuje ndamubwira nti umuntu ko ari bwo yarakigera iwanjye kumva atari yakama ari ukwezi kumwe yarahabaye ko ibyo yabimbwiye nari nje kumwanzuza agashaka kunserereza mwamfashije ngo nta kintu twagufasha ngo genda ubyisimamire umudamu kuko urumva nanjye mba nagiye simba mpari umudamu siga ntumye abaturanyi be nimumubona mumubwira aze kuza tuvugane yego umudamu ntiyaza noneho igihe kimwe ntahakari kubera ko yatekaga amagi ntahakari naje kare ndamubwira ngiye kumureba akimara kumbona ngo mu izina rya Yesu ndabazimu bashe ngo toka shitani ngo ntuvugishe ngo dayimoni avuga ibintu byinshi cyane ndavuga nti umuntu uri kuntokesha gutya iki si ikibazo gikomeye ngo dayimoni none ubwo harimo n'umutangayi yarabyumvishije uwo munsi antokesha ndangije icyo nari ngiye kumubwira sinakimubwira ndamwihorera ndavuga nti muri kuntokesha nta kintu ndi buvugane nawe ndangije okay Josephine reka twagutinda cyane kavuga yuko ngo wamusenyeye inzugi wazikuyeho ndetse n'ibintu byo byari biri mu nzu umva reka nkubwire arabesha aho niho dushaka kugira ngo tugere nta muntu wamusenyeye inzu nta muntu wagize gute ahubwo ngewe abanyesibo barambwiye ati rero wowe shiraho ingufuri noneho we aze kukureba wabyumvishije ingufuri nyishyiraho nawe yakaje kundeba ahita ayiseta ahita ayica amaze kuyica uri kubyumva abapangayi bagenzi be bamubwiye ati kuramo ibintu byawe nawe akanagasuzugura niba umuntu aje kukureba ukamucyaha uri kubyumva ukamucyaha umuntu akakubwira ati rwose ihangane ukoresha uko ushoboye kose ushaka aho ujya ntunavuga ikibazo cyawe agashyiraho ingufuri ntugere hafi no kuzana abayobozi ngo aribo bakiranura ingufuri ukayisetsa oya uretse gato oya Josephine uretse gato wimbwira ibintu byinshi ntago nshaka kujya tuvugane byinshi cyane nakubajije ngo ibintu byiwe birahagana he ibintu byiwe biri mu rugo kandi ari wasize ari kuyemo biri mu rugo hagana he biri mu rugo mu gisasa okay buretse ibintu bye mu rugo iwawe mu gisasa urabifite
birahari none se uyu mudamu aje no kuri radio kumara nimba ibintu kuri ribu byagenze bite kuba kwa gatanu Rwanda tegereje ndaje gufata ibintu byo mwabantu nuvuga ngo ibintu byo barabifatiriye wabikuye muri yanzu yawe wabisize ntabyo nafatiriye ni ibintu by'imyanda nta kintu kizima afite ni ibintu by'imyanda sinabitunga iwanjye rwose bibitse muri yanzu yabagamo kandi yarasize abikuye bakabisubira akabishyira hanze baza kubyiba nijoro hari n'ibyo bibye buretse gato Josephine buretse harimo ibyo bibye oya ndi kukubwira wari harabifashe abishyira hanze mu gikoni aho abapangayi bose batekera yego noneho abapangayi nijoro yagiye kumva bumva umuntu akubise urugi akubise urugi bose baraturumbuka barasohoka tuba bati bya bintu bari barijyanye bahita baza kudukomangira mu gipangu iwacu nijoro rwose abapangayi nibo babikwibwirira neza baravuga ati ibintu n'ibigumanda uyu mugore akajya kugucisha igihanga k'ibintu bye babyibye yego kandi ari imyanda bahita babiterura muri iryo joro barayizana babishyira iwacu mu rubaraza rwose n'imyanda iteretse aho ngaho abayobozi baraje none se yaryamaga ku myanda iyi raporo yakozwe buretse gatoya Josephine buretse gato iyi raporo yakozwe ivuga ko harimo ijerekani imwe amajerekani abiri urumva etajeri imwe amajerekani abiri indobo 5 imbabura 3 ishakoshi imwe amasafuriya manini aringaniye 3 urumva uduto twaye n'izindi no zose hamwe 13 amabasi abiri utujerekani tubiri urumva isahani za plastike ibyo byose babikoreye raporo ubuyobozi ibi bintu birahari oya birahari ibyo bintu birahari rwose birahari ntabwo ari ikintu kizima wafata oya igihumbi miliyoni yawe utunze igihumbi cyaje kiruta miliyoni yawe utunze birahari rwose ibyo bintu birahari wijya kuvuga ngo ibintu by'umuntu ngo ni imyanda buretse mujye mumenya n'ibyo muvuga ibyo bintu bye birahari okay televiziyo kavuga yuko ngo yimukanye na televiziyo hari televiziyo yari afite rwose nta televiziyo ibyo ngibyo abaturanyi be niyo bazabimushinja rwose ngo na televiziyo ngo amagare ibikiri ibintu byinshi cyane abaturanyi be barahari uri kubyumva ntabwo umuntu yatunga televiziyo ngo amare ukwezi hano birimo ko ngo uyu nguyu ngo nikuze Marita ngo yanze kujyana ibikoresho bye nikuze Marita ninde nyine abantu bakoze raporo ngiye nyirubwite ntahari bayikoze ntahari wanze gutwara ibintu bya gukora ko harimo intuza none se kuri ribu bagoye convocation yo kwitaba ryari kuri ribu bari bagoye convocation ryari kuri ribu ngewe uri kubyumva bahora bampamagara ngo baje kureba ibyo bintu by'uwo mugore ngo baje kureba ibyo bintu by'uwo mugore neza niriwe mu rugo umunsi wose mbategereje kuwa gatanu niriwe mu rugo umunsi wose mbategereje kuwa kane niriwe mu rugo umunsi wose mbategereje ndababura bampamagara bakambwira ati turaje dutegereje wa mugore dutegereje wa mugore dutegereje wa mugore nuba ama message kuri telefone ndiyafite nagiye nandikirana nabo ibintu byo witeguye kubimuha asigaye abahe ikibazo gihari ibintu byiwe uri kubyumva yagiye azishiranye tanga kubitwara azanye n'inkeragutabara azanye na ba mudugudu azanye n'abanyesibo uri kubyumva ibintu byo birahari twara bibitse biri mu rubaraza iwacu mu gihe ibi bintu se wabyeretse abayobozi ibintu by'uyu mudamu wabyeretse abayobozi rwose birahari abayobozi jya nsubiza ibyo nkubajije abayobozi barabizi birahari ninde wabisohoye mu nzu ninde wabikuye mu nzu ninde wabisohoye none se bibaye ngo mumubikire yabikuye mu nzu abishyira hanze se yabikuye mu nzu abishyira mu gikoni uri kubyumva noneho cya gikoni uri kubyumva abishyira mu gikoni si cyo gikoni cyo cyari iki yabishyize mu gikoni uri kumva ndakumva yarakubwiye ngo ubimucumbikire se ala yagiye reka nkubwize ukuri
iki ni ikikwereka ko ibi bintu birimo itako birimo amanyanga akomeye cyane. Ntabikubwiye tonto, ntabwo yari gukuramo ibintu bye ari ubyisohoreye ngo hakorwe raporo igaragaza ibibitswe uko bingana. Iyi raporo yakozwe, urabyumva neza? Iyi raporo yakozwe. Kabiri, aka ni kakamenyero ko kuvuga ngo uyu nguyu ni ntaho nikora n'ubundi ahazajya kurega bizafata ubusa. Kadufungara telefone mama, iyi operation yawe rero urasaba ko nyinjiramo, nariko ribu bumbogo nayo ni imanuke. Ubundi ribu bumbogo ikibazo ufite iki? Urya mugari cyose cy'umuturage mutakemo. Ariko narabikubwiye igihe bajya gushaka gusenyera abaturage hariya. Kuko buriya iwanyu muri Gisasa ndahazi haba amanyanga menshi. Gisasa hari umudamu nawe wigeze kwitema, uramuzi umukobwa ari indaya akoraga uburaya, akora mu kabari ko mu Gisasariya akiteba kugira bafunga, arimo n'abatari bagiye gufunga n'umunyamahanga ara mu Gisasa. None uri kubahagana abana banyari kubaraza mu ishyamba kuko mu ishyamba barabubabujije barabubabujije nje no kuvuga uryama he ubu uryama mu ishyamba nawe abana banje barara mu ishyamba mu ishyamba wese ukarara bande kumwe nabo nawe urara mu ishyamba none ubu wavuye mu ishyamba urara mu ishyamba ryahi banguka ngutabare muri banguka ngutabare rirahagana he nara ku musozi wa Bumbogo so ariko mana mamagarira Nyamutera se akwitaba kandi tarumvugiza umujyi wa Kigali. Uziko ibintu bamaze kubivanga nabo. Ndamuhamagara nyuma ya mikoro aranyitaba ubwo. Kuri radio bwo nago namukoresha amakosa. Ndamuhamagara umuro. Ndamuhamagara rwose Nyamutera. Nimba kuri mikoro ariko turavugana. Nta kibazo. Azaza. Hello fine fam. Hello fine fam. Nyashiti Gabriel mu karere ka Ngombe Rukundo. Igaragara cyo uri kwita ibintu by'umuntu ngo ni imyanda. Ngo ni imyanda. Ahubwo akurikiranwe n'ubutabera rwose. Kuri 07 n'abantu bakubwira ko ngo bakomeye nyine bigerera. Ntabwo ujya bamwe babwira abandi ngo ngiye ngo mu rukiko ngo mfite mwene wacu ngo ukora mu rukiko ngo n'ujya n'undi bizapfa ubusa. Ntabwo wibuka wa wundi wavuze ngo azangongesha ho afite iki amahoro baramute papi mwaramukanye amahoro y'Imana. Rero ikibazo cy'uwo mukobwa turacyumva ariko buriya wa mugari dukomeye icyo dukome n'ingasire uwo mukobwa niba avuga ngo afitanye nta masezerano atanyira nyiriza akavuga ati ngiye mfite proof z'impapuro akaba ati abapangayi baramushinza akavuga buri kimwe cyose ubwo ni gute uwo mukobwa we wumva ko ngo aba mu ishyamba amaze iminsi ntabwo cyangwa mu ishyamba. Ikindi niba ribu yifatika bati turazana ituze ribu ya Bumbogo barabona uko bambwira turabizi pe ariko umukobwa arabeshya nta n'umwe butere we burasa avuga ko abyumva. Turacyari kumwe n'isoko training center Sharutikanga aho bakubwira yuko kugeza ubu ngwana bashaka amasabune akomeye kumenya gukora amasabune akomeye, amasabune y'amazi ji glycerine byose ni kuri promotion ubu ngubu rwose ibintu ni wane. Ubwo rero katubigenza gutya manzani shakira amafaranga ngaruke mu kanya. Buretse gato ni isoko training center mwigisha ayahe masomo. Twigisha gukora isabune ikomeye tukigisha isabune y'amazi yego tukigisha gukora siraje tukigisha gukora buji tukigisha gukora glycerine tukigisha gukora ano mavuta ya gikotoro kwisiga tukigisha gukora imigina y'ibihumyo hano bana abantu baba bakeneye kurya neza ahangaha ni mu gihe gito cy'iminsi 3 cyangwa 4 ukaba urashoje. Aha rero dufite promotion aho isomo rimwe ryiga ku 15,000 yego bitavuze ko utanayiga yose umuntu uraducumbikira nari maze kubikomozaho ni umuntu niburi bwiga amasomo ane kuzamura kuko ntiyabyiga umunsi umwe. Tukaba dufite amacumbi y'abakobwa n'abahungu birumvikana ko umuntu w'ubucumbike tumuha n'icyo Isoko Training Center, ikigo cy'amahugurwa agufasha kwihangira imirimo ugacukubiri n'ubushomeri. Twigisha gukora isabune ikomeye, bar soap, isabune y'amazi, liquid soap, isabune yo muri toilette, ndetse tukabigisha no gukora shampoo.
si ibi gusa kuko tunabigisha gukora siraje z'ubwoko bwose. imihanda urebye ibumoso bwawe n'icyapa cyacu isoko training center. aha turabona nabaye binani cyane kuri YouTube channel bidushyiriyeho yego badukurikire rwose. aha ari promosiyo umuntu aravuga ati ese waba warize waba utarize waba wari uri kunyumva ukorera mu ufite akazi runaka ukorera mu ofisi ya naya ahangaha uhawe ikaze kuko ni ibintu ukorera mu rugo ni cottage industry ni uruganda rwo mu rugo. Kora uruganda iwawe. Kora uruganda iwawe kandi ruto kandi ruguha amafaranga kandi mu gihe gito. kandi budasaba igishoro cyinshi. kandi bidasaba igishoro cyinshi gusa kandi buriya hari ibintu bitatu nigeze kubabwira niba ushaka gutunga amafaranga. icya mbere ni ubumenyi, icya kabiri ni ishoramari, icya gatatu ni ukwizigamira, ariko ibyatsi ibindi byose ni ubumenyi. Iyo ufite ubumenyi ukaba ufite n'ibyo ujyana ku isoko kandi abantu bakunze. hari ikintu twigeze kwiga mu gitabo bavuga bati niba ushaka gukuraho umuntu amafaranga umukiro mukuraho amafaranga utamwibye kandi utamukoze mu mufuka kandi utamutekeye umutwe reba icyo akunda ukimushyira. yego reka rero tubahe nimero za telefone. nimero za telefone kangahe? nimero ni umumama bita Solange uri kwandika. ubwo ni sekreteri vuga ni sekreteri ko ntabure 0788 0788 0788 22 30 02 gisubiremo 0788 22 02 iyo atanze yibuze mu gihe uhuze hari indi nimero ni 0788 0788 48 65 igisubiremo 0788 0788 48 65 murakoze cyane kuri Tonari Rutikanga. papi reka tugarukana muri studio zacu za 93 n'ice kimwe fine FM. mama reka nkubwire ikintu kimwe ubu none hanga tuvugana mu kanya turaje aho nga tuze Bumbogo sibyo kanya tugiye kwizira rwose so isa tatuzibere kwenga iminota ngo guys ngo reka mbabwire uwo mugore n'umwambuzi ati niwe ufite amakosa nyirinzu nta kosa afite rwose ati ese ari wowe nyirinzu umupangayi akakwigiraho gutyo wamworohera reka wana kubaka biravuna nta mpamvu nimwe yatuma uwo mupangayi aza kuvuga ikibazo cye kuko nta ngingo imurengera afite niwe udashobotse atamusore kuba mvugiye hano nuko nubize bidenze ati faranga ryo kubaka riravuna bablo urakoze cyane so turaje tumenye muri iryo shyamba ubamo rwose papi tujyeyo ndaje ngiye kujyayo tujyeyo rwose ngiyeyo n'abareke iryo shyamba aho urara uyu mwaramutse neza yego ni amahoro bavugana na bibiri abakiri iyo dukora ku mpande zose yego ko muri cyo ukome n'ingasire nta kibazo urabizi ngewe ntago mbizi biki niba uwo mugore akodesha kubaka turabizi biravuna niba ibyo avuga nawe ari ukuri baraje bagakuramo inzugi ibintu byo bakamenamo umucanga baba baramubangamiye ikindi hari ubuyobozi uwo mugore agiye gushyiramo uwo mucanga aba yararebye ubuyobozi akababwira ati dore uyu muntu yanze kumvira rasa ku ntego witinda kuri telefone n'abandi tubakire turagire amasaha yadufasha baramutse barabikoze gutyo baramubangamiye okay very good reka tubwire ngo abashaka kujya kwiga imyuga mujye muri education support activities wowe ushaka kwiga abashaka kujya kwiga provisoire bazikeneye byihutirwa cyane muri education support activities barakubwira ati wowe ushaka kwiga provisoire mu gihe kitarenze iminsi 3 ukabayibonye kode bakayigushakira bahamagare ubu nonaha wishyura 50 byawe ari uko amaze kuyibona wishyura 50 ari uko amaze kugira ute kuyibona ubwo rero bahamagaye kuri 0788 ndayigusubiramo 0788
54 47 47 0788 wowe ushaka provisoire mu gihe kitarenze iminsi 3 kwishyura 50 kwibonye cyose uhamagaye kuri 0780 588 555 0780 588 555 bakorano iremera ku gisimenti mu nyubako yitwa Ikaza House hariya Rwamagana warariye hafi na Kamagen hariyo ishami bahamagara bwa ati nane sha provisoire nzishyura 50 koko ariko nayibonye igisubizo ni yego 0788 544 bahita muri education support activities wishyura 50 byawe ukiga mu gihe kitarenze iminsi 3 kabayibonye ukishyura bya 50 byawe kode bari gushakira ku buntu nubwo wabona amafaranga y'abashoramo ntagara yawe wowe wishyura 50 ariko polisi kubye ngo tayari wabonye provisoire yawe nibwo ubona kuba habya 50 ntabyo kwishyura mbere bamaga kuri 0782 54 namwe mushaka kujya kwiga rero imyuga rutika gabwe ngo wowe ushaka kujya kwiga imyuga ubu ngubu gukora amasabune akomeye amasabune y'amazi jus glycerine shampoo gikotora amacumbi yose arahari bakobwa n'abahungu amacumbi arahari ubwo rero nawe babahamagara kuri 0788 22 0788 22 cyangwa 0788 48 washaka kujya kwiga imyuga itandukanye gukora amasabune akomeye amasabune y'amazi jus glycerine shampoo gikotora amacumbi arahari so Dairo Valence Papi nabona Samira Injana muri studio aje guca imaka muri sport sibyo akanyamakuru wa sport bo ibyo barimo bo